Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Yezu akomeza guhamya ibimwerekeyeho agira atuza aturutse hejuru abasumbye bose, naho uzaturutse munsi aba ari uw'isi kandi avuga iby'isi. Uza aturutse mu ijuru azasumbye bose, ahamya ibyo yabonye n'ibyo yumvise, nyamara nta muntu n'umwe wakira ibyo ahamya. Uwakira ibyo ahamya aba yemeza ko Imana ari nyakuri. Uwo Imana yatumye avuga amagambo y'Imana, kuko Imana itamuha roho wayo imugerera. Imana Data ikunda Mwana, kandi ibindi byose yabishyize mu maboko ye. Uwemera Mwana agira ubugingo bw'iteka, uwanga kwemera Mwana ntazagira ubugingo, ahubwo uburakari bw'Imana bumuhoraho. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Petero n'izindi ntumwa barasubiza bati, tugomba kumvira Imana kuruta abantu. Bakristo bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Amasomo matagatifu tumaze kumva aradushishikariza gushinga imizi mu kwemera, guhagarara ku maguru yombi, tugahamya ukwemera kwacu, tukavuga ijambo ry'Imana, tukavuga ibyo twumvise, tukavuga ibyo Nyagasani Yezu yadutumye. Twabyumvise mu isomo rya mbere, isomo ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, uko abategetsi ndetse n'abarinzi b'ingoro bazanye intumwa Petero ndetse n'izindi ntumwa babashinja kwamamaza ibya Yezu. Ariko ntabwo byateye Petero ndetse n'izindi ntumwa ubwoba, ahubwo byabateye imbaraga, bituma bahamya uwo bemeye. Baravuze bati, tugomba kumvira Imana kuruta abantu. Nibyo koko, Nyagasani wari wabatumye kuvuga ibye, kwamamaza ijambo rye, niwe wari wanabaherekeje. Yari yabahaye roho we, arabakomeza, niwe wabateye kuvuga gutyo. Bavandimwe, icyo twakwigiraho ni iki? Natwe rimwe na rimwe duterwa ubwoba n'abantu, tugaterwa ubwoba n'ibyo tubona, n'ibyo duhura nabyo, bityo bigatuma tutagira umuhate wo kwamamaza ijambo ry'Imana. Uyu ni wo mwanya wo kubitekerezaho, kuko niba Nyagasani Yezu yarimenyekanishije muri muntu, niba Nyagasani Yezu twaramumenye twebwe abantu, akaduha ubutumwa bwo kujya kumwamamaza, ni mucyo tumwamamaze, nta kiduteye ubwoba. Uvuga ijambo ry'Imana, uvuga iby'Imana, ntabwo yakagombye kugira ubwoba, kugira isoni cyangwa se kugira ipfunwe ry'uko yamamaza Kristo. Kristo twaramuhawe, ndetse duhabwa na Roho Mutagatifu, wa wundi utumara ubwoba, wa wundi utuma duhamya ibya Yezu dushize ubwoba. Mu Ivanjili niho twumvise ngo uwo Imana yatumye avuga amagambo y'Imana, kuko Imana itamuha roho wayo imugenera. Nibyo koko
iyo Imana yadutumye iduha roho wayo, kandi ntabwo iduha roho wayo itugerera. Roho tuba twahawe mureke atuyobore, bityo niho tuzavuga ibyo Imana yadutumye, ibya Nyagasani yadutumye. Nyagasani Yezu ntabwo azagutuma kuvuga ibinyoma, ntabwo azagutuma kurema amacakubiri mu bandi. Mu gihe uzaba uri kuvuga ibinyoma, cyangwa se njyewe ndi kuvuga ibinyoma, ndi kurema amacakubiri mu bandi, umwiryane n'inzangano mu bandi, icyo gihe ntabwo nzaba natumwe na Nyagasani. Niba Nyagasani adutumye, aduha roho we utubwiriza kuvuga ibyiza, aduha roho we utubwiriza kuvuga ukuri, aduha roho we utubwiriza kuvuga iby'Imana. Mu gihe tuzaba tuvuga ibindi biterekeranye, icyo gihe ntabwo tuzaba twatumwe na Nyagasani. Dusabe rero Nyagasani muri iki gitambo cy'Ukaristiya aduhe gushinga imizi mu kwemera, twakire ijambo rye, turyamamaze dushize ubwoba, kandi twishimire ko ryagera ku mpera z'isi no ku bataramumenya. Nyagasani Yezu nabane namwe.